Shalom shalom, nizere ko buri wese ahari ameze neza. Nongeye gushimira Murindi TV kuba bangira icyizere bakantumira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Njye muri kumwe muri studio ni Uwera Hope. Mbere ya byose katubanze dusenge. Uwiteka Mana nzima, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru, duciye bugufi imbere yawe, duciye bugufi imbere yo kugira neza kwawe. Duhamagaye ubutware bwawe hano, duhamagaye Mwuka Wera. Nyemerera rino jambo rihindura imitima ya buri wese. Nyemerera Mwuka Wera wawe akore kuri buri muntu uri bwumve rino jambo, kugira ngo icyubahiro cyawe mwami wanjye kirwe hejuru. Urakoze, tugize neza, amen. Nongeye kubashimira cyane. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga ziba mu gutumira Kristo wenyine. Turifashisha ijambo rigaragara muri Luka 5 uhera ku gice cya 17. Ni inkuru y'abagabo bari batwaye ikirema kugira ngo Kristo agikize. Ndashaka kukwereka ukuntu bano bantu bari bafite intumbero itangaje cyane. Baje batumbiriye Kristo. Batubwira ko hari abakorosayi, batubwira ko hari abandi bantu bari bahari, ariko bano bantu baje batumbiriye Kristo. Baje bazi uwo bashaka, bazi icyo bashaka. Ese mu buzima bwawe utumbiriye iki? Ese iyo wabuze uko ubigenza ni hehe uhanga amaso? Ese nujya mu bidakwiriye? Ese nukora ibidakwiriye? Ariko bano bagabo bakoze igikwiriye, baje batumbiriye Yesu, ndetse naho hari inzira bahabura inzira, ariko ibyo ntabwo byigize bibahungabanya. Bishakiye iyindi nzira. Kristo akibona wa mugabo, ikintu cya mbere yamubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya! ni ukuvuga ngo twebwe tubanze dutumbire Kristo, tubanze duhanga amaso Kristo, ibindi bisigaye azabikuraho. Ijambo ry'Imana, nkunda ijambo rivuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Ntabwo uzashaka ubwami bw'Imana utayitumbereye, utayishaka, amaso yawe atariho yerekeje. Nshuti yanjye, uyu munsi ndashaka kugira ngo ugire gutumbira Kristo nk'uko bari abagabo baje batumbiriye Kristo. Ikirema cyashakaga gukira, ariko ntabwo cyicaye aho cyari kiri. Inshuti ze zaragifashe zikigeza aho Yesu ari, baramutumbiriye. Nawe ndashaka ko uyu munsi wongera gutumbira Kristo. Ndashaka ko uyu munsi wongera guhanga amaso yawe Kristo, kubera ko niwe uzakemura ibyo bibazo byawe byose, niwe uzagukiza izo ndwara zose ufite. Ibi byose ntiwabishobozwa utaraha Kristo ngo akubere umwami n'umukiza. Niyo mpamvu musaba ngo utange ubuzima bwawe Kristo abuyobore. Imana iguhe umugisha.